Janaga. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize umugoroba mwiza, twongere tubashimire cyane inshuti bakunzi ba Eugene Official dukomeje kugenda tubana hano mu by'ukuri mu makuru agezweho. Kuri uyu mugoroba rero tukatwongeye kugaruka muri studio ikitaraganya kugira ngo n'ubundi twiganire cyangwa se tubagezo amakuru agezweho nk'ibisanzwe. Rero amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka n'ubundi cyane cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ikiganiro cyacu kiraza kugaruka ahantu habiri cyangwa se hatatu honyine gusa ariko hose ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka muri Uvira, tuyinjire mu by'ukuri inguni zose tuzinjire, tubabwire uko bimeze, tubahe situation yuko aya masaha bimeze, hanyuma rero tubabwire n'andi makuru ari kuvugamo indani hano muri Uvira. Niturangiza dusimbukire muri Masisi naho tubabwira ubwo birumvikana na makuru y'imirwano gusa tugiye kugenda tukugezaho, aho ndetse turi buze kugenda tunareba no muri teritwari ya Warikare. Umva rero ibyo tugiye kubagezaho, ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kubagezaho yaba hano muri Uvira ndetse no mu bindi bice hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Uvira turaza kukubwira ko ingabo z'u Burundi arizo zatangiye kurinda witwa General Gasita. Kubera iki ingabo z'abarundi ziri kurinda General Gasita, uraza kugenda ubimenya. Wo icyo usabwa n'ukubana natwe rwose ukamakinga sure ko wakanze subscribe ndetse rwose turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma hamaze kuraswa abaturage nibura bagera kuri 21 nibo bamaze kuraswa hano mu myigaragambyo ikomeye cyane karahabutaka iri kubera hano muri Uvira. Ese barasiwe byagenze bite? Ese ubu tuvugana niba bamaze kuraswa? Ese umwuka umeze ute? Byose turi bubiri mu byo tugiye kugenda tugaruko turacyari muri Uvira. Hanyuma umuntu wese muremure ari guhigwa na Wazalendo. Ibi byose ni biri kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Uvira. Umuntu muremure wese ari guhigwa. Ese ari guhigwa kubera iki bimeze bite? Byose uraza kugenda ubimenya. Hanyuma nanone turaza kukubwira ko icyo bita Wazalendo yashinjije uwitwa Gasita kuba double agent. Akangaka ko mugashyiraho akantu k'akabazo muraza kumvamo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Donc amakuru ni menshi cyane. Uwitwa General Sylvain Ikenge atanze ubutumwa bukomeye cyane kuri Gasita. Ubwo butumwa nabwo mugiye kumenya muri uyu mugoroba. Murumva ko amakuru ni menshi rwose, mugiye kumva ibyo amatwi yanyu iri watumvisha uyu munsi mu by'ukuri mu nkuru zageze zibera hano mu bice bigiye bitandukanye hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbibutse ko turaza kugaruka no muri Warikare, aho turi buze kwabwira ko M23 yigaruriye uduce dushya tugera ku 8. Urumva ubwa twigaruriye habayeho imirwano, ahabere iyo mirwano naho turaza kugenda tuhabagezaho ni byinshi cyane turi buze kugenda tubagezaho. Mwebwe murasabwa kubana natwe. Hanyuma rero mwe mwamaze gukora subscribe munkandire kuri like ndetse mukande no kuri share kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu mu buryo burambuye, reka tubanze dushisheho umufatanyabikorwa ubwo ndavuga uwo dusanzwe twamamariza. Duhite tugaruka sasa none n'amakuru mu buryo burambuye nguko ngaye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.
Yes, reka makuru yacu rero mu buryo burambuye tuyahere hano muri Uvira rwagati nkuko n'ubundi twavuze ko ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu ari hari buze kugenda yibanda. Ni munyemere rwose dufata kanya duhite dutangira amakuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru yacu turaza kuyatangizwa n'ama voice cyangwa se n'aya video arimo gucyaracyara turimo kugenda duhabwa n'imbone zacu ziri hano muri Uvira. Ni munyumvire sasa, reka ati hano rwose ku izina rya General Nyerere. Ati rero ndagira ngo tugaruke ku bipindi bya Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ubwo niwe yashaka kugenda avuga. Aravuga ati hano muri Kongo dufite abajenerali benshi cyane hano mu by'ukuri mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati rero kuba dufite abajenerali benshi ntabwo tuzi impamvu mu by'ukuri uyu General Gasita ariwe baduhaye hano muri Uvira, uyu mujenerali w'umunyarwanda sinzi impamvu ariwe baduhaye. Arakomeza aravuga ati uyu Gisekedi ntabwo tuzongera kumutora ukundi. Kadukomeza. Ya ayorona amagambo yatangajwe na General Nyerere. Aravuga ati rwose ati umugabo twaramutoye, ati dufite abajenerali benshi cyane hano muri Uvira cyangwa se muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati rero sinzi impamvu bahisemo kuduha uyu mujenerali w'umunyarwanda. Amakuru ni menshi cyane, reka sasa rero tubinjize muri situation uko yagenze, uko byari bimeze nyuma y'inama yari ikomeye cyane yaririmo uyu witwa ngo ni General Nyerere. Munyumvire rero sasa mwumve uko byahise bishambagurika cyangwa se ibintu bizamba, umva numva uko ibintu byahise bigenda. Jambo wazee wana mtusaidie sana bwana, mwambie biko kule kumandema mwambie bwana, mudufashe sana maliza watu sana. Ati FARDC na wazalendo wa magaba bakuye huku, watu banaisha sana huku kukizoni, watu banaisha sana. Ati abantu barashize cyane kwa mwalimu sana kunja tambi nima wana, watu banaisha sana huku. Ati abantu barashize cyane kwanza mu magrupe. Ati aya ma audio muyatume mu ma group kugira ngo abantu bakomeze kugenda bagira gute bavyumva akagakurana. Uvira wote Sud Kivu na Kongo zima na wasalimu. Ati ndabasuje abantu mwese muri Sud Kivu, abantu b'Abakongomani mwese ndetse namwe muri Sud Kivu no muri Uvira n'ahandi hose. Kwa machozi mengi kwa siku ya leo. Ati rwose ati ibintu byari biti ntibimeze neza kuri uyu munsi wa none, ibintu birakomeye hano muri Uvira. Tulikufa kwa njia ya kupitia wa M23. Huyu M23 Olivier Gasita ambaye ameletwa hapa Uvira, ndio maana ati uyu mu M23 uitwa General Gasita uri hano muri Uvira. Ati rwose ngira ngo murimo murabibona ya kwamba hawa ndugu zetu wa FARDC mko wa M23. Nisijanganyo ya kwamba kusema wote wa FARDC ni wa ndugu zetu, hapana. Wamoja ni wengi ndio wa M23. Na hakuna M23 ambayo itatokea Kamanyola. Hakuna M23 yenye itatokea kwenye milima. M23 ni huyu ndugu ambaye tunaishi naye. M23 mko wazalendo. M23 mko wa FARDC. Hiyo muiandike. Lakini leo tunapoteza watu wengi sana.
kupitia Gasita M23 tumepoteza watoto wetu, wa baba zetu, wa mama zetu, wadogo zetu, wakubwa zetu leo wanakufa. Mimi hapa James Feka adui nahuzunika sana. Niko nalia na kosa la kufaza. Lakini naweza kuambia hii machozi labda kuna kitu na kuna kazi tafanya. Lakini leo singekuwa niko desarme. Ningekuwa siko desarme kiukweli ya kimababu na kimungu. Ningelipisha kisasi. Ningekuwa siko desarme ningelipisha kisasi. Lakini kwa sasa ni kuambia population yetu ya Uvira, mimi mtoto wenu James Feka adui niko desarme. Ningekuwa siko desarme mungesikia vyenye vingefanyika hapa kwetu Uvira. Lakini kwa sasa niko desarme, niko mikono wazi. Zetu wazalendo wali ni desarme kwa makazi ambayo ninaendelea kuifanya kwa kuitetea Uvira yetu, na ndio maana niko desarme, ndio maana niko nalia kuona watoto. Uyu anaitwa James Feka Duyi, ngo niba ari feka niba ari bwoko ki rwose, arimo aravuga ati abazarendo ati twararenganya, ati ubu rwose bajya kudezaruma cyangwa se benda kubakuraho imbunda, barinda kuvanwaho imbunda abazarendo nkuko bikomeje kugenda binavugwa. Ati ariko icyo mugomba kumenya nuko M23 iri muri FARDC, iri muri wazarendo, iri mu baturage, iyo yose rero ngo M23 ngo ikaba ibarimo nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Hanyuma rero uyu mujyi wa Uvira urimo ikintu cyitwa imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru, none yafashe indi ntera aho abaturage barimo kugenda bagwa cyangwa se barimo kugenda bapfa rwose baguye muri iyi myigaragambyo iri kuba. Ikaba ari imyigaragambyo ro karahabutaka mu by'ukuri twavuga ko yakataje cyangwa se yafashe indi ntera hano muri Uvira. Naho zengana na mugenzi wacu uri hano muri Uvira atubwira uko ibintu bimeze cyangwa se uko situation imeze kubigendanye n'urugamba cyangwa se n'ibiri kubera hano muri Uvira, aho tumaze kumenya ko barimo kugenda bavuga ko bitewe n'ibyo FARDC na wazarendo batangiye gukora bikaba biri gutuma hagwamo abaturage benshi. Batangiye kugenda bavuga ko ngo M23 ngo yaba iri guprofita imyigaragambyo, noneho ngo ikazamo ngo akaba ariyo iri kwica cyangwa se iri gutuma abaturage bapfa, ariyo iri kubica. Nyamara aba bagabo nta hantu nta namwe mu by'ukuri bahurira n'ibi bitero cyangwa se n'imyigaragambyo, kuko bari mu nkengero za Uvira. Hanyuma noneho Uvira ikaba irimo ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, yewe tutibagiwe nicyo twita ngo ni wazarendo. Hanyuma rero ku murongo wa telefone already Vincent yamaze kuba ahagera, tukaba tugiye kumanukana mu makuru sasa mu buryo burambuye, tukaba tugiye kugenda rwose tumanukana ducuncumukana rwose ibintu bigenda neza gatanu kuri kagenzi kako. Vincent wiriwe neza? Urakomeye? Ndaho ndakomera shima Rugiro. Amazi arimo araboneka muri aka kazuba ko muri iyi minsi, urimo urabona amazi yo kunywa? Amazi araboneka mu Rwanda, buri ikintu kitabuze n'amazi. Uri Rwanda nubwo imisozi igihumbi, kandi burya imisozi ntabwo yabura nk'amasoko. Kandi tuzi n'amasoko burya dufite ikiyaga cya Kivu twakibyaza umusaruro tukabona yo kunywa. Hari uburyo bayatunganya rwose tukaba twabona yo kunywa, kandi na Nyabarongo urabizi ko itunganywa. Mu Rwanda nta kibazo cy'amazi gihari rwose. Ya Vise, reka rero duhite twinjira sasa mu makuru yacu mu buryo burambuye, duhite tugaruka kuri izi nkuru ziremereye cyane. Ubu tuvugana nyuma yuko muri uyu mujyi wa Uvira harimo akavuyo kenshi cyane, nyuma yuko harimo akavuyo kenshi cyane mu makuru atugeraho nuko ubu tuvugana nyuma yuko FARDC abonye nta bushobozi bwo kurinda uyu mugabo Brigadier General Gasita. Biravuga ko ngo igisirikare cy'u Burundi aricyo cyafashe iya mbere kiza kurinda umutekano w'uyu mugabo Brigadier General Gasita. Nibyo nyuma yuko igisirikare cya Kongo nyine kibangamiwe na wazarendo. Wazarendo ko yabamereye nabi, bavuze uburyo bavuze epfo na ruguru. Yego. Nyuma yuko rero bavuze epfo na ruguru, igisirikare cy'u Burundi nicyo cyafashe inshingano zo kurinda uyu General Gasita. Ubwo FARDC batangiye gukuramo akabo karenge, bari kugenda bakora wizidoro bagenda basubira inyuma, kubera yuko ubundi uyu mujyi bameze nk'uwahawe ingabo z'abarundi kugira ngo baze gucungira umutekano.
ingabo z'abarundi zifatanyije na FDL niho bafite mu maboko no mujyi, ariko Wazalendo yo yabatengushye. Yego batengushye rero baravuga bati nta kintu turi bukore nuko turafata mu maboko uno mujyi akaba ariko tumenye ibyawo. Ubu rero nibo bafite Gasita mu maboko, nibo bari kumucungira umutekano, ariko nabizi yuko n'ubundi busanzwe bafatakanya na n'uyu mutwe wa FDL. Yego umutwe wa FDL wakarira bavuga ati ntabwo dushobora kubafasha gucunga Gasita kubera yuko Gasita ari umunyarwanda. Gasita ni umunyarwanda rero ntabwo twamucungira umutekano. Ubu ingabo z'abarundi no ziri gucunga umutekano we mu gihe zirimo zihigana n'aba bantu bo muri Wazalendo bavuga bati Gasita turamwica niba batamujyanye. Imbere ntabwo bimeze neza nyine, urumva niba n'ingabo z'ikindi gihugu arizo zifashe umutekano mu nyagihugu wabo kandi akaba n'umusirikare mugenzi wabo, urumva ko ibintu byamaze kurenga FARDC. Ko numva ibintu bitoroshye niba batangiye izi FDL zatangiye kugenda zivuga ko ngo zitamurinda ko ari umunyarwanda, ko anarebye nabi zishobora kumwivugana ahubwo kuko nkurikije uko ibintu numva bimeze. Wazalendo rega buriya niba wumva Wazalendo wumve ko n'umutwe wa FDL uri muri Wazalendo. Yo bati turamushakisha kubura hasi no kubura hejuru, yanyura mu mazi turamurasa, yanyura mu kirere turamurasa. Niba atemera kugenda nk'uko tubimusaba turaza kumurasa, naho araza gukomeza dukwepera. Ubundi Wazalendo usibye Mayi ya Kutumba, iyi FDL nayo yahamada yamurasa. Ndumva ibintu bitameze neza rwose, numva ibintu bikomeje kugenda bizamba cyane ndetse ku rwego rwo hejuru. Reka tuze kureba uko biragenda, kuko ndabona na hano muri Uvira vise andi makuru mashya arimo aratugeraho nyuma yuko uwo mugabo yabuze aho yajya. Si uyu mugabo urari kurya ibiryo bikagwa mu nda. Ndumva rwose sinzi niba uyu Gasita ashobora no kuba rwose ushobora no kubyuka ukumva yaniyahuye cyangwa se ukumva yahuye n'ibindi bibazo runaka, kuko wenda reka mbigaruko mbere ko tujya mu yindi nkuru. Wenda urabona ubu tuvugana imyigaragambyo yose iri kuba hano muri Uvira irimo iragerekwa ku mutwe wa Gasita ko ari hano muri Uvira. Noneho ugahita uterekaho kuba abaturage noneho hano byatangiye gufata iyindi ntera, kuko bakubwira ko tugiye kubigaruka mu myigaragambyo. Ubu aba baturage benshi batangiye kugenda bagwa mu bigendanye n'intambara, cyangwa se no muri imyigaragambyo iri kubamo n'intambara. Ibi byose ntekereza ko hari, sinzi niba mu by'ukuri biri gutuma agira amahoro, ubwo byatangiye kugenda bivamo n'impfu bise. Ibintu birakomeye. Nje sinzi uyu mugabo niba rwose nawe ubwo ari buze kwibabarira igihe biri buze gukomeza kuba gutya. Gasita ni umusirikare umaze igihe, amaze imyaka irenga 19 mu gisirikare cya Kongo. Ntabwo rero umuntu w'umusirikare yaterwa ubwoba n'Abazalendo bari kwigaragambya kandi azi ko yuko ari mu nshingano ze. Ntabwo ibyo byamutera umutima uhagaze. Icy'ingenzi ahubwo nuko agomba kuba azi ko ahanganye n'abantu batamushaka. Yagiye mu gisirikare azi ko ibyo byose azahura nabyo, rero ntabwo ibyo ari ibintu byakanga umusirikare w'umujenerali mu gihe yaba azi icyo aharanira kandi azi inshingano ziwe. Reka twigarukire hano muri Uvira, n'ubundi tuve kuri Gasita. Haravuga ko mu myigaragambyo mu by'ukuri cyangwa se hano muri Uvira hamaze kuraswa nibura abantu bagera kuri 21 nabo bamaze kuraswa. Ubwo birumvikana muri iyi myigaragambyo karabutaka irimo irabera hara muri biriya bice. Ni imyigaragambyo yabaye ikomeye, kuko ni imyigaragambyo bise ko ngo ari imyigaragambyo bagiye gukora mu buryo bw'amahoro batagira ibyo bangiza. Ariko uko babivuze nuko bayikoze byatandukanye, kuko yari imyigaragambyo irimo imbaraga nyinshi, yaba kuri Wazalendo ndetse no ku ruhande rw'abashyigikiye Wazalendo. Kubera yuko yaba sosiyete sivile, yaba abaturage, yaba abitwaje intwaro nyine bo mu mutwe wa Mayi ndetse n'indi mitwe ihuriye mu ihuriro rya Wazalendo. Yego babonaga yuko bafite ubugome bukabije, kuko bagiye kuri meri ya Uvira bajyana bitwaje n'intwaro, bitwaje n'ibiti, ubona bameze nka kumwe interahamwe. niba warigeze ubona amashusho yazo muri 1993 uko zitwaraga kugera muri 1994 ubwo zakoraga jenoside yakorewe Abatutsi. Yego babonaga zifite izi Wazalendo ubugome bukomeye cyane, kuko zagezeho zinarasana na FARDC mu gihe FARDC yabakuraga mu bice bitandukanye
ibasabye yuko bava muri ibyo bice mu buryo bw'amahoro ariko barabyanga bisaba yuko bahangana. Mu kurasana rero Wazalendo urumva yuko yarasaga FARDC nayo ikarasa, abiza kurangira bamwe mu baturage cyane cyane abagore babirasiwemo kubera yuko mu mwanya makuru mbonye noneho nkesha mugenzi wanjye uri mu kano gace ka Uvira ukorera imwe muri chaîne za YouTube iri mu kano gace uko amaze kubintangariza abatumbira yuko abamaze kuharurwa bamaze kuraswa bagera mu bantu 26 ariko ko umubare ukiyongera ko abagera mu icuma aribo bahasize ubuzima bahise bapfa, ariko cyane cyane abari mu bigaraganje bahasize ubuzima ko ari ab'igitsina gore, akaba ariko 16 aribo bakomeretse mu buryo bukomeye cyane ku buryo no kubageza ku bitaro byagoranye. Kuko undi ukibona mu makaritsiye yegereye Uvira imyigaragambyo ikirimo, ukibona abaturage bashyigikiye Wazalendo barimo bazenguruka mu mujyi, barimo bazenguruka mu nkengero z'umujyi, ndetse n'iyi Wazalendo irimo izenguruka itwaye ibyapa isakuza kandi igenda inarasa n'inyoni, n'uwibonye wese ikeka ko yaba atabashyigikiye nawe bari kumufata kandi bakamutwara. Bimeze nabi mu buryo bugaragara kandi ubona ko abantu barimo bahohoterwa, kugera n'abasirikare cyane niwe nyine kuba cyagira gucunga umutekano gikoresheje uburyo busanzwe bwo guhosha imvururu, ahubwo gikoresha imbaraga z'umurengera aho cyakoresheje amasasu nyayo yo gukoresha amasasu ya plastique atica na byatiyagaze byose babiryana mu maso nibura wenda. Ntabwo babikoresheje kubera yuko byabarenze urumva nyuma yuko batwishingana zo kurinda Brigade General Gasita babaye nk'abacanganyukirwa, noneho babonye Wazalendo utinyutse kubarataho nabyo birushaho kubacanganyukisha ku buryo bukomeye. Yego rero none nayo ibatera ikibazo byacu twebwe ntabwo turabafasha gucunga General Gasita kuko ni umunyarwanda, nabyo birushaho kubatera panike. Bari n'uburyo Wazalendo yitwaye, uburyo ari gukoresha intwari barasa nta kubakingira ikibaba, ibyo byose byabatekereza mutwe rero birangira no bakoresheje intwaro kandi bajya barakoresha intwaro zikomeye mu kurasa abantu baturage. Ndumva ibiri kuberaho rwose iyi myigaragambyo. Ubwo muvuga ngo imyigaragambyo ntabwo ikomeje bayihagaritse, baracyakora imyigaragambyo? Baracyayikora nubwo ari udutsindo tujyana duto tw'abantu 4, 5, 10 bitandukanye na mu gitondo, kuko bari abantu bari kuri meri ya Uvira bageraga mu 1000 ndetse no mu bindi bice bitandukanye barimo ari benshi, ariko ubu ngubu ku mugoroba nyirugendo ubona ari abantu bakeya kuko n'amabariyeri aracyarimo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibice bitandukanye by'inkengero za Uvira. Ubona n'ubundi imyigaragambyo batayihagaritse kuko bavuze ko batazayihagarika igihe cyose General Gasita azaba akiri muri uyu mujyi wa Uvira. Yego Vice, reka tuve kuri iyi nkuru mu by'ukuri dusimbukire ku yindi nkuru iremereye cyane mbona hano irimo kugenda itrendinga. Ni inkuru rero iri kuva ko noneho Wazalendo batangiye guhiga umuntu wese muremure. Abantu bakibaza ati se uyu muntu muremure ari kumuhiga bakamugira bate, bimeze bite? Ndagira ngo nayo uyitwinjizemo iyo nkuru. Nibyo ni itangazo ryasohowe na Wazalendo naryo na Rift Valley Republique Democratique du Congo province du Sud Kivu. Baragira bati ni itangazo nimero 01/D0025. Yego bakaba ngo ni itangazo rigenewe abantu batandukanye. Bakavuga bati rero turabasaba yuko umuntu wese muremure kandi ugaragara yuko atarasanga mu kano gace ka Uvira ko mumuhagarika, kuko abo ngabo ni abo mu bwoko bw'abanyamurenge, mukwiye kubashakisha mu buryo bufatika kuko abo ngabo nibo baduteza akaga nk'uko Wazalendo yabivuze. Ubwo rero abo bantu nabo rero bafite nyine igihagararo kisumbuye ku Wazalendo, urumva ko nabo bagize ikibazo gikomeye, bahita bandika nabo ibaruwa. Nabo banditse ibaruwa bayohereza kuri Son Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État, nk'uko ibaruwa afite imbere yanjye bivuga. Yego boherereza ibaruwa Son Excellence Madame la Première Ministre chef du gouvernement
boherereza ibaruwa son excellence monsieur le ministre de la défense et des anciens combattants. Bayoherereza nanone monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la RDC FARDC. Bayoherereza monsieur le vice-gouverneur de province. Bohereza monsieur le commandant de la 3e région militaire ubwo ni Masunzu. Yego. Boherereza iyo baruwa monsieur le ministre provincial de l'intérieur et sécurité du Sud Kivu. Ubwo ni abantu bose bahawe kopi barandika bati objet alerte sur les tensions communautaires à Uvira et recommandations urgentes. Tugerekereje mu Kinyarwanda baravuga bati impuruza makimbirane ari muri komuma mu miryango itandukanye cyangwa umoko atandukanye ari muri Uvira, atati no gutanga inama mu buryo bw'ingutu. Baragira bati en son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires continuelles, avec l'expression de mes hautes considérations à Kinshasa, Gombe. Yego. Excellence monsieur le premier ministre, par la présente, je tiens à vous alerter sur un phénomène préoccupant observé dans certains quartiers de la ville d'Uvira, où des membres des communautés Banyamulenge se voient interdits à l'accès à l'eau par certains personnels mal intentionnés. C'est la situation qui s'articule en grande partie sur la nomination du général de brigade Olivier Gassita, attaqué commandant adjoint de la 3e région militaire en charge des opérations et renseignements aisément contestés par certains rebelles communautaires et éléments wazalendo. Mu by'ukuri urareba ukabona itangazo rishingiye ku bugome buri gukorerwa nyine abantu b'Abanyamulenge ndetse babuza kuvuga, babuza kugera mu bice by'amasoko ndetse n'ahandi. Bagasaba leta yuko yagira icyo ikora kugira ngo aba bantu barengerwe, kubera yuko yaba abategetsi bamwe na bamwe yaba abawazalendo ko bakomeje kugira uruhare mu kubahohotera. Ukabona ari inkuru itanzwe mu buryo bufatika kandi ubona ko bibangamye nyine kuba aba bari kugirirwa nabi mu buryo harimo n'abategetsi kandi n'abakwiye kubarindira umutekano nabo babigiramo uruhare. Urabona ko barimo barahuruza mu by'ukuri. Barimo barahuruza ibibazo byabanye ibibazo, kuko urabona nyine ubwo barimo baragenda bakubitwa, kuko ndi kumva ngo batangiye no ewe data we ngo ibikoresho bya FARDC depo yabo yabaga hariya za Bujumbura ngo batangiye kugenda bayimura, batangiye kugenda bazimura nyine amura zabo zabaga hariya ngo ni FARDC ndi ku isa avuga ko depo y'ibikoresho yabaga Bujumbura none bari kubikurayo. Ubwo bishoboke ko bari kubizana hano muri Goma, imini hano muri Uvira, kuko ngo hari depo y'ibikoresho abaga mu gihugu cy'u Burundi haraza Bujumbura ku kibuga cy'indege. None nyuma ko tumaze iminsi turi kubona kiri guhura n'ibyago, nabona ngo depo cyangwa se iyo amura yabagaho bamaze gutangira kugenda babyimura. Vise reka twigire ku yindi nkuru, ni inkuru ivuga ko Wazalendo yashinjije Gassita kuba double agent. Ndagira ngo tubigaruke, ubwo aravuga ko mu by'ukuri anekera impande zo, ubwo nicyo mpita munumva bisobanuye ko bashobora kuba yanekera M23 ndetse akaranekera na FARDC. Ibyo bintu byagorana kugira ngo umuntu abikore. Ni ibintu yashinzwe na Wazalendo nyine, Wazalendo kubera yuko icyane ntabwo mubona nk'uko tubona amatangazo iri kugenda isohora n'amagambo iri kugenda ivuga kuri Brigadier General Gassita nk'uko iri kumwita. Yego. Yavuze yuko rero yo imubona nk'umunyarwanda, imubona nk'umunyamurenge, umubona nk'inshuti ya M23. Uvuga uyu nguyu ni umugambanyi kubera yuko yagizwe komanda wungirije wa region militaire 33 kera hasi mu kwezi kwa mbere. Ati kuba yagirwa komanda wungirije yakomeje gukora mu nyungu za bene wabo b'Abanyamulenge ndetse n'Abanyarwanda nk'uko Wazalendo yagiye bivuga mu myigaragambyo.
aravuga bati rero twebwe tumubona nk'umuntu w'umugambanyi, tumubona nk'umuntu umekera u Rwanda, bo niko bavuga kuko M23 bo ntibayibara. Bavuga bati tumubara na double agent kubera yuko ni umusirikare wa FARDC, nibyo turabyemera, ariko ni umwe mu basirikare Tshisekedi yavuze ko ari infiltré, ari abantu binjiriye igisirikare cya Kongo nk'uko Tshisekedi yabivuze ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2023. Ati Tshisekedi yavuze yuko hari abantu binjiriye igisirikare cyacu, rero biragaragara yuko n'uyu general Gasita arimo. Ati ntabwo aje ku neza y'igihugu, atahubwo aje ku neza y'abamukoresha ari b'u Rwanda. Yego. Ati rero ntabwo tumwizeye kuko inshingano yahawe ntabwo akwiye kuzikora, ntabwo tumwemera, turasaba yuko baza n'undi musirikare kuko dufite abasirikare benshi baba generali kandi bakora inshingano zo kuba bashinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibikorwa by'iperereza mu rejo militaire ya 33. Bamwamagana rero bavuga yuko ashobora kuba yakora ubutasi agakorera FARDC, ariko amakuru yabonye ngo ayaha igihugu cy'amahanga nk'uko babivuga, ariko uruhande rumwe ugasanga mu by'ukuri ari ukunanga kubera ubwoko akomokamo cyangwa umuryango akomokamo. Yego. Ariko nacyo bituruka ku magambo Tshisekedi yajya avuga mu bitandukanye, ndetse n'abandi bategetsi batandukanye, baba Jean Pierre Bemba, baba Patrick Muyaya, baba Sarama ndetse n'abandi. Abo bose rero bagiye bagira mu kubiba urwango rushingiye ku moko, rushingiye ku ivangura, ku turere ndetse n'ibindi. Ibyo byose ko byagiye biteza ibibazo, akaba ari nabyo nyine uri kubona ubu ngubu birimo biraturika mwa kino gice cya Uvira. Aha, uko rero ngaho rwose urumva ko ibintu naho aho ni ibindi bikomeje kugenda biba ibindi. Mukanya rero witwa Sylvain Kenge ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bwana Vincent, akaba atangaje amagambo akomeye cyane, ndetse bukaba ngo ari n'ubutumwa karabutaka haye uyu mugabo Brigadier General Gasita Olivier. Amakuru akomeye cyane aho yerekanye ko uyu Brigadier General Gasita Olivier ko atagiye kubwira agiye guhagararira inyungu z'abanyamurenge. Yego. Abwira Gasita ati komera tukuri inyuma kandi turagushyigikiye ko twakohereje mu butumwa bwo guhagararira ingabo z'igihugu, ntabwo twakohereje guhagararire ubwoko bwawe cyangwa umuryango ukomokamo. Rero wagiye hariya uhagarariye leta, ati tukuri inyuma kandi igihe cyose tuzakomeza tukuba inyuma. Uwo ari wese ugerageza kugira ngo akurwanye, ugerageza gukoma mu nkokora ibikorwa byawe, ntabwo twihanganira. Nawe turagusaba yuko ukomeza guhagararira igihugu kandi ukaba mu nshingano zawe neza, kuko mu bihe bitandukanye twagushyize muri izi nshingano nta na rimwe wigeze ugaragara nk'ikigwari, nta na rimwe wigeze ugaragara ugambanira igihugu cyangwa wifatikanya n'umwanzi. Ati rero ibyo barimo bakora imyigaragambyo, gukora ibikorwa bibi, kugutoteza no kugutuka, ati twebwe nka FARDC ntabwo tubireba kuko umuyobozi w'ikirenga kandi akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Kongo FARDC, akavuga ngo ni Tshisekedi nyine Felix Chirombo, yakuhisemo kuko yabonaga ubishoboye kandi natwe twizeye yuko uzabikora kandi tukuri inyuma igihe icyo ari cyo cyose, kandi n'ubufasha uzadusaba tuzakomeza tubuguhe. Ati ni nayo mpamvu twashyizeho itsinda ryo kukurinda rifatanyije n'ingabo z'abarundi. Ati barimo turabohereza ubu ngubu mu minsi ya vuba barabageze i Burundi, noneho bomoke baza bamwe bafatikanye n'izo ngabo z'abarundi bakurinde mu buryo budasanzwe. Urumva ko mu butumwa yatanze mu buryo bwo kugira ngo yihanangirize wazarendo, yihanangirize sosiyete sivile, yihanangirize n'abandi baturage batishimiye yuko Gasita nyine abo umuyobozi mw'ibi bice, kandi bagaragaza yuko bamushyigikiye, yuko ibyo wazarendo iri gukora ndetse n'abandi bayobozi bamwanze yuko ntacyo biri bufate kandi ko badashobora kubihindura. Ubona ko ari cyo agamije kuba ubutumwa yabutanze. Urumva yuko niba banashyizeho irindi tsinda ry'ingabo zihariye zije kumurinda, urumva n'uburyo bwo kugira ngo bagaragaze yuko bamushyigikiye kandi bamuri inyuma.
Vise tukiri muri Uvira amakuru aravuga ko ngo amaduka y'abanyamurenge yose hafi ya yose yamaze gusahurwa mama miya kabaye. Nibyo ni amakuru nyine yahereye mu gitondo kuba yamyigaragambye itangira. Imyigaragambye yatangiye mu gitondo ikomeye cyane ariko ubona ahanini igamije no kugira ngo bibe abanyamurenge kubera cyane cyane bari bagiye bashyira ibimenyetso ku mabutike yabo. Amabutike yabo, amadepo ndetse n'ibindi bikorwa byabo bigamije ubucuruzi byose bari bagiye babigira ibabishyiraho ikimenyetso kigaragara ku buryo babasha kuhamenya nyirizina. Bakirara mu muhanda rero bahise bajya ku mabutike yabo, bajya ku madepo, bajya no ku bindi bikorwa bigamije ubucuruzi, nk'ahari hari inzu ziri kubakwa, ahari hari ibindi bikorwa runaka, amatungo ndetse n'ibindi. Byose barabyangiza, amaduka bahise baca inzugi batangira sahura ibyari birimo. FARDC irebera ntiyagira icyo bikoraho. Ibyo birajya ku mazu yubakwaga y'abanyamurenge ariko kuko andi ntabwo bigeze bayakoraho. Barayasenya, bajya ahari amatungo yabo barayatwara bajya kuyarya. Ibyo byose rero ukabona yuko ari ukwibasira abo mu banyamurenge nyine, kandi kuba bafashe n'umwanya wo gushyiraho ibimenyetso ukabona ko ari igikorwa bateguranye ubugome kandi gifatika kugira ngo batazagira aho bibeshya bazabe bazi nyirizina aho bagiye. Ko numva iki gikorwa bagiteguye ku buryo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ari urwego rwo hejuru rwiza ko n'urwego rwo hejuru rw'ubugome. Nyine biteguye ku rwego rwo hejuru nyine ariko bw'ubugome ariko bwo byo ku rwego rwo hejuru. Ku buryo na FARDC yareberaga mu by'ukuri iracereka ntiyagira icyo bikoraho. Barasahura ibyo batajyanye bakabimena, inzugi amadirishya barabyangiza ku buryo bukomeye nyine ubona burimo ubugome kandi burimo n'ikintu kigamije kugira ngo bamareho ubu bwoko kandi bugaragarize ko batabwifuza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntago byoroshye tukiri hano muri Uvira nanone baravuga ko ngo Sylvain Ekenge asabye wazanye no gutabwa kugira ute? Yasabye wazarendo yuko idakwiye guhurwaho umwanzi nk'uko yabivuze. Mva kandi mu kanya ngo ntubakorana none kandi atangiye no kubaha amabwiriza. Yavuze ati kuba bakorana arabyemera ariko akavuga yuko atari bo babaha amabwiriza. Yego. Ahubwo ikimenyetso kigaragaza yuko abamabwiriza kandi babizi yuko ejo n'abagejejeho itegeko ryerekana buryo ki wazarenda ari imwe muri komponenti zigize ingabo za Kongo. Urumva rero icyo ni ikintu kigaragaza yuko babaha amabwiriza ahubwo ayo babahaye rimwe na rimwe hari igihe kuyubahiriza bibagora. Yego. Nubwo babona kuyubahiriza bibagoye bagasigara bahakana yuko nta mabwiriza babaha. Aha rero yababwiye ko ngo badakwiye kwifatikanya n'umwanzi, ngo bakore imyigaragambyo, ngo bakwiye kwitonda kugira ngo bubahirize icyemezo cy'umuyobozi mukuru w'igihugu, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo. Yego. Ko batita rero ari hariya mu nshingano bakwiye kuba bamwubahira kubera yuko ari igihugu cyamushyizeho ko badakwiye kwifatikanya n'umwanzi nk'uko babivuze ati mwifatikanya na M23 n'irimo ishuka bamwe mu wazarendo ngo bakore iyo myigaragambyo kandi bagaragaze yuko abo bwoko bw'abanyamurenge bahohoterwa kandi twebwe nta kubahohotera nk'uko Sylvain Ekenge bivuga. Ariko ibimenyetso biriho bikamuvuguruza kuko rimwe na rimwe aravuga ko batabaha amabwiriza, irindi akavuga yuko badahohotera ubwoko bw'abanyamurenge kandi ibimenyetso bitandukanye biravuga kuko ubona barasa mu bice bitandukanye batuyemo, bakarashisha drone, bakarasa abasivile, bakarasa amatungo yabo, bakababuza kuvoma, bakabuza kujya mu masoko, bakababuza kwiga ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragara. Cyane cyane byatangiye muri 2017 kugera iyi saha ubona ko bigenda biba. Ariko Sylvain Ekenge yavuga bino rero ukabona yuko mu by'ukuri n'abari muri bamwe barenze n'iki kibazo babona yuko gutabarwa kw'abo baturage batuye Uvira ko bisaba izindi imbaraga. Ariko nanabonye bamwe batangira kubwira M23 ati muri mu bikiko namwe mwarangaye mwabaye indangazi, irwana biri mu bikiko itari kuza ngo idutabare, abantu bakaba bari kugirirwa nabi mukaba muri aho gusa, ubu muzavuga yuko mutumariye iki? Ati mwaba ari akavuye mugakuramo uno mujyi
ati kuba muranga ko ntacyo mutumariye abantu bamwe bakaba batangiye no kugaya M23 ndetse natwirwanaho kuba ntacyo ari gukora ngo ihagarike iyi myivumbagatanyo. Ya Visi, reka twigarukire rero gato wenda mbere uko tujya muri byinshi cyangwa se tugira gutya tukagaruka. Reka twigarukire hano muri za Masisi aho amakuru avuga ko ngo uyu munsi hadutse imirwano ikomeye cyane ndetse ikaze n'ubundi yahanganishaga M23 ndetse n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, yewe tutibagiwe na Wazalendo. Ariko tukiri hano muri Uvira hari inkuru igaragaza yuko Wazalendo yashyizeho abayobozi. Hari abayobozi bashyashya yashyizeho, numva nabyo twabimenyesha abantu. Yego. Tukabona tukajya mu ibyo bice bindi bya Masisi ndetse na za Warikare. Yafatiraho rwose birumvikana. Hari inkuru ivuga yuko Wazalendo yashyizeho abayobozi. Aho bagaragaza abayobozi batandukanye bashyizweho ni Wazalendo ndetse n'ihuriro ritandukanye rya Wazalendo. Yego. Baragaragaza yuko uwo bagize perezida w'uyu mujyi wa Uvira ari Amuri William Yakutumba. Yego. Uwo bagize premier ministre ari Matera Ehota. Uwo bagize chef d'état major ari Rene Itongwa. Yego. Uwo bagize chef d'état major wungirije ari Ngoma Nzito. Uwo bagize commandant des opérations ari General Makanachi. Yego. Uwo bagize commandant provincial ari General Mayere. Ibyo byose rero bikaba bigaragaza yuko bashaka kugaragaza yuko FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa butagifite ijambo mwa bino bice, ko bo bahisemo kwishyiraho abayobozi. Yego. Kugira ngo noneho bajye bagena uko n'umujyi ukontororwa, uko n'umujyi uhabwa amabwiriza ariko ari Wazalendo zibikoze. Ibyo byose rero biragaragaza ibintu bikomeye kandi bishobora gushyira mu kaga abaturage bari mwa bino bice. Tubibona rero tubireba twabonaga yuko ari ikintu gikomeye kandi gishobora guteza akaga. Ariko wareba igisirikare cya FARDC, wareba ubutegetsi bwite bwa leta, ukabona ntacyo bari kubivugaho. Yego. Bikaba bigaragaza yuko nabwo ari uburyo bumwe bwo gutererana abaturage bari mwa bino bice. Niba Wazalendo itinyutse gushyiraho abayobozi, FARDC ntibigire icyo bivugaho, ubuyobozi bwite bwa leta ntibugire icyo bivugaho, ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Twinjize Visi, twinjize muri Masisi nk'uko twari tubigarutseho ko habaye imirwano karahabutaka kuri uyu munsi. Nibyo, Masisi habaye imirwano ikomeye guhera ku munsi w'ejo washize ndetse n'uyu munsi yakomeje. Ibyo niho twavugaga yuko M23 yigaruriye agace bita Showa nyine ko muri Masisi. Yego. Umugoroba Wazalendo yongera kugerageza kugira ngo irebe ko yakisubiza, ariko birangira bitayikundiye. Umunsi rero wongeye kuba imirwano ikaze ku buryo bukomeye cyane, aho Wazalendo yakubiswe inshuro yirukankanwa cyane cyane mu bice bihana imbibi na Warikare. Aho Wazalendo byaje kurangira yatswe uduce tugera muri 7 twiyongera kuri kame kejo, bikaba uduce 8. Yego. Aho 23 yafashe agace bita umudugudu wa Mafuo. Aho umudugudu unyerereye muri teritwari ya Masisi. Ikaba nanone bigaruriye umudugudu bita Bihoro. Yego. Nano umudugudu uherereye muri teritwari ya Masisi mu majyaruguru yerekera mu majyepfo y'iteritwari ya Masisi. Hakaba hafashwe undi mudugudu bita Bwambariro uherereye mu burasirazuba bwa Masisi. Hakaba hafashwe undi mudugudu bita Busoro nawo uherereye mu burasirazuba bwa Masisi. Yego. Hakaba hafashwe undi mudugudu bita Kinyere uherereye mu majyepfo y'iri burengerazuba bwa Masisi. Hakaba hafashwe undi mudugudu bita Burora, nawo ni umudugudu wegeranye n'uyu wa Kinyerere. Hakaba hafashwe undi mudugudu bita Ngesha nawo wegereye nguyu wa Burora. Umudugudu yose reka bayigaruye nyuma y'intambara ikomeye cyane yahuje
Wazalendo ndetse na bamwe mu barwanyi ba FDLR bahanganye na AFM 23 guhera mu bice bitandukanye nk'uko twari tumaze kubivuga. Akaba ari imirwano imaze igihe kinini kuko muri bino bice bya Masisi biravuga yuko imirwano mwa bino bice imaze hafi amezi agera muri 5. None rero abaza rero bamaze gukubitwa inshuro bahise bahungira mu gace bita Kazinga, agace bita Mahanga, agace kari hafi ya kari hagati ya teritwari ya Warikare ndetse na Masisi. Yego ukapfa waza rero bino bice yahungiyemo rero aribyo yagiye kwiteguriramo kugira ngo irebe uko yazagaruka mu bice bitandukanye kongera kureba ko yakisubiza bino bice. Hanyuma se muri Warikare ho bimeze bite vise? Muri Warikare naho harimo imirwano, aho n'ubundi hongeye kubura imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye, cyane cyane mu gice cya Mpeti. Agace ka Mpeti rero muri groupement ya Kisimba, nk'uko bagenzi bacu bari mwabino bice babitubwiye, ni imirwano yakomotse kuri Wazalendo ari igabye ibitero kuri M23. Ariko iyo mirwano ikaba yakaze mu gice cya Maremo pati n'icyo bita Bibwe. Wazalendo rero ikaba yagabye igitero kuri M23 kugira ngo irebe ko yabaka kano gace ka Mpeti barerutse kwigarurira. Ariko Wazalendo kubitwa inshuro biragenda imirwano igera mwa bino bice bya Bibwe, igera mwa bino bice bya Maremo n'akano gace bita Mpati. Ikaba itabashije kwihagararaho nk'uko yabivugaga. M23 bakubise inshuro none ikabirukankana bagasigara bahunga bakwira mu mashyamba ya Warikare ndetse n'ibindi bice bikikije ibice bya Mpeti ndetse na bino bice bya Maremo. Yaba ibintu ndumva rwose bitoroshye uyu munsi. Ikintu cyitwa imirwano cyo cyari imirwano vise, byari imirwano kabisa. Imirwano yari ikomeye kubera yuko urumva Wazalendo yari irimo ishaka buryo ki yakisubiza tuno duce yatswe, ariko M23 nayo ikababera ibamba ikavuga ati aho twafashe ntitwaharekura. Ibyo byatumye rero bakomeza kurwana ku buryo bukomeye, kandi abantu benshi babiguyemo, abantu benshi bavuye mu byabo, nk'uko twagiye tubona amakuru abivuga, abaturage barimo baratabaza. Urumva ko ni ibintu bitoroshye mu bice byose by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vise Kanyuka asohoye itangazo nona. Kanyuka asohoye itangazo, sinzi niba twarigeza ku badukurikiye pe nonaha. Ntabwo ndabikomeje. Fata umunota rwose ubanze urebe, nze nongere ngushyire ku murongo. Ubwo nyine bakunze Eugene Official rwose, ndabona Lawrence Kanyuka amaze gusohora itangazo ndetse riri official. Ni itangazo niba twaribagezaho muri uyu mugoroba cyangwa niba twaribagezaho mu kiganiro cyacu cya mu gitondo sinzi, ariko itangazo ryo rwose amaze kuba arigarura cyangwa se arisohora. Ni itangazo ariko ubona n'ubundi riri kugaruka kubiri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero